Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu mwanya nifuje kubana namwe mu bihe byiza byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Reka dutangire turirimbana indirimbo ya 50 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Mureke ibyifuzwa n'ab'isi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, jyewe na Data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe, jyewe na Data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe. Murajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywanuza imigambi yanyu, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywanuza imigambi yanyu. Inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanganza mugororera, ndazavuba umuseke utambitse, uwitanganza mugororera, ndazavuba umuseke utambitse. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, dusangira ijambo ry'Imana. Dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 18 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arahabwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimye Imana kubwira ijambo ryiza. Narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo gusenga ubudasiba cyangwa gusenga ubutitsa. Nshimishijwe n'Imana mu mutima wanjye kubwira ijambo
Burya biba byiza iyo tugiye tuganira tugahugurana tugafatanya muri uru rugendo, kubera ko uru rugendo ntabwo rworoshye, ariko ngo abaciriye umugani ngo abibutsa ko bagomba gusenga ubutarambirwa. Ni ukuri nanjye buri muntu wese ndamwifuriza gusenga ubutarambirwa. Muntu nkurikiye impande zose z'isi aho uherereye, ndakwinginze kugira ngo usenge ubutarambirwa, ntihakagire ikigukura mu mwanya wo gusenga, ntihakagire ibiguca intege, kubera ko gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ubuzima budasenga, iyo umuntu adasenga aba afite icyo abura cy'ingenzi, kubera ko gusenga biduha imbaraga, gusenga biduha umunezero, gusenga bituma tugira ubuzima bwiza. Rero buri wese namwifuriza ko yaba mu bihe byo gusenga. Ngo uyu mupfakazi rero ngo yari afitanye ikibazo n'umwanzi we, ngo hakaba hariho umucamanza muri uyu mudugudu we, ngo akajya agenda ngo akajya kumubwira ati ndengera, ariko uyu mucamanza kubera yuko atubahaga Imana ndetse ntiyubahe n'abantu, akabona ari umuntu uciriritse ntamwiteho. Ariko uyu mupfakazi ntabwo yigeze acika intege, yahoraga ajyayo amubwira ati ndengera, aramutitiriza paka ageze ku cyo ashaka. Imana natwe rero ikidushakaho aya masaha, uyu mugoroba, ikidushakaho ni ukugira ngo natwe tujye dusenga ubudasiba, dutitirize, kubera ko nidutitiriza Imana nayo izaduha ibyo dushaka, dutitiriza Imana izajya iduha imbaraga, kugira ngo nitugera no mu bikomeye tujye tubicamo tudacitse intege. Ni ukuri nawe ndakwifuriza yuko wajya ufata igihe ugasenga. Ntabwo gusenga bivuga ngo ni umwanya munini, ntabwo gusenga bivuga ngo ni igihe kirekire. Aho waba uri hose, aho waba uherereye, waba uri muri poze, uri mu kazi, waba uri mu murima, waba uri akazi kose waba uri gukora, aho waba uherereye hose ushobora gusenga Imana kandi ikakumva, kubera ko yaravuze ngo izajya ibana natwe igihe cyose. None rero buri wese nayongera ibihe byo gusenga, kandi nawe wacitse intege, wowe wumva warabivuyemo, wowe wabaye mu bibazo igihe kirekire ukabona Imana imeze nk'aho yakwibagiwe, ni ukuri nawe ca bugufi ugaruka imbere y'Imana. Imana iragukunda kandi Imana iragukeneye. Nyemerera aya masaha uyu munota ugaruke mu bihe byo gusenga, kubera ko gusenga nibyo bikomeza muri uru rugendo. Ukomeze usenge, wongere usenge, kubera ko nabonye abantu benshi bagiye bagera mu bikomeye bagasenga. Esiteri n'abayuda muri rusange na Moridekayi barasenze, Imana irabumvira kandi irabiyereka. Daniyeli yarasenze, Imana iramwumvira kandi iramwiyereka ari mu rwobo rw'intare. Yona ubwo yari ari mu nda y'urufi yarasenze, Imana iramwumvira kandi iramwiyereka. Nawe Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu, aho uherereye hose Imana ikwiyereke, kandi ndakwinginga kugira ngo usenge, wongere usenge. Nk'uko Daniyeli yajyaga afata igihe agasenga 3 ku munsi, nawe ukomeze usenge, kubera ko gusenga bituma tugira imbaraga. Nk'uko Yesu yajyaga afata igihe kinini agasenga, twagiye dusoma muri Bibiliya igihe kinini yabaga yagiye ku musozi yiherereye akajya gusenga. Ni byiza kwiherera rero ukabwira Imana ibikubabaje, ni byiza kwiherera Imana ukayibwira ibyo wifuza, ni byiza kwiherera ukabwira Imana ikaguha imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo, kubera ko turi mu rugendo, kandi ni ukuri impamba y'urugendo ntikazatwibagiza intego y'urugendo. Nimureke dusenge, twongere dusenge igihe cyose, tujye tuba imbere y'Imana. Ni ukuri musore uri kunyumva, fata ibihe usenge. Mama uri kunyumva nawe senga, umupapa uri kunyumva nawe senga, umwana muto uri kunyumva nawe senga. Tujye tugira ibihe byo gusenga kugira ngo tuzabashe gusoza uru rugendo amahoro. Ntabwo byoroshye muri iyi si, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko iyo umuntu yabaye imbere y'Imana, Imana iramwiyereka. Mwabonye yuko uyu mupfakazi yatitirije umucamanza, aratitiriza ntiyacika intege.
nawe ndakwinginze kugira ngo ntucibwe intege n'ibyo uri kunyuramo, ndakwinginze ngo ntucibwe intege n'ibikubabaje, ndakwinginze ntucibwe intege n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo titiriza Imana, ahubwo wongere umurego usenga Imana ubudasiba, ni ukuri nayo izakwiyereka kandi icyo uzayisaba izakiguha. Buri wese rero niyongere yisubiremo, waba waracitse intege agaruke, ni ukuri Yesu aradukunda kandi ateze amaboko ngo atwakire. Niba hari umuntu waba waraguye, nawe ongera usabe imbabazi, upfukame aho uherereye usabe imbabazi, ubundi Yesu akubabarire, wongere ukomeze urugendo, ntucike intege. Ndabashimiye rero kandi nshimye Imana ko yaduhaye ijambo ryiza, nshimye Imana ko yatwibukije ko tugomba gusenga ubudasiba. Nanjye ngomba gusenga ubudasiba, kandi aho uherereye hose wavuga ubutumwa. Ntabwo kuvuga ubutumwa ari ugutondekanya amagambo, ntabwo kuvuga ubutumwa ari ukumenya kuvuga amagambo neza, ahubwo ahantu hose uherereye upfa kuba uzi kuvuga. Wavuga ubutumwa mu bo mukorana, wabwira mu bo mugendana, mu nshuti zawe, mu baturanyi, wababwira ko gusenga kugira umumaro, kandi ukababwira ko Yesu abategereje, ko Yesu abategeye amaboko, kandi ko Yesu ariho, kandi ko Yesu akora, kandi ko Yesu atanga amahoro. Imana ibahe umugisha rero kubw'uyu mwanya. Buri wese uzankurikira Imana imuhe umugisha. Reka dukomeze dusenga. Yesu abahe umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho ntugihinduka. Aya masaha ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, ngushimiye kubw'uyu mwanya mwiza ko ubanye natwe ukatugirira neza. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe kukuba imbere muri byose, kandi uduhe kugusenga ubutitsa, nk'uko ijambo ryari tubwiye ngo tugomba gusenga ubutarambirwa. Nyemerera uduhe imbaraga, kubera ko twebwe ntitwashobora. Mwami Imana, ndakwinginze umubyeyi unkurikiranye umuhe imbaraga, umupapa unkurikiranye umuhe imbaraga, umusore unkurikiranye umuhe imbaraga. Mana, ndakwinginze kugira ngo n'umukobwa umuhe imbaraga, umwana muto umuhe imbaraga. Mwami Imana, uduhe ibihe byo gusenga, kandi utwagure mu buryo bw'umwuka cyane, kandi udukoreshe iby'ubutwari. Mana, nsengeye abacitse intege kugira ngo nabo bongeremo imbaraga, kugira ngo bakomeze Mwami kongera kugaruka imbere yawe. Mwami Imana, badacitse intege. Data wa twese uri mu ijuru, ndasenze cyane kugira ngo uturindire ubugingo, kubera ko aribwo buzakubona. Twamaze kumenya ko ibindi byose ari ubusa, ariko ubugingo bwawe buhoraho iteka. Twemerere Mwami, impamba y'urugendo ntizatwibagize intego y'urugendo. Komeza udufate ukuboko, kubera ko turekuye twagwa. Wakoze Mana, wagize neza. Ushimwe kubw'uyu mwanya. Urakoze ko wumvishe gusenga, kandi Mana, ndakwinginze n'abatarakwakira nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze kugira ngo ubahe agakiza utanga ku buntu, kandi ugabanye abarimbuka wongere abakizwa. Abacitse intege Mana, ubababarire kandi wongere ubakire mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, abaruhijwe n'ibibazo nabo ndakwinginze ubasange, wowe ni wowe utanga amahoro yo mu mutima, ubaha umutuzo n'umunezero, kubera ko amahoro yo mu mutima n'umutuzo tubibonera muri wowe Yesu. Ngo bana natwe rero, komeza utwiteho kandi ujye udusura uko bwije n'uko bukeye, utwegere kurusha imyambaro twambaye, kubera ko turi mu isi yanduye. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ntukatujye kure. Urakarama rero ko wumvishe gusenga. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen.